wasuhuje. Waba ujya unywa igikombe cy'amazi ashyushye arimo indimu mu gitondo? Ese waba uzi icyo bimara mu mubiri wawe? Uyu munsi ngiye kukubwira ukuri ku kamaro k'amazi ashyushye arimo indimu, uko afasha igogora, uruhu ndetse no kugabanya ibiro, ndetse no gusukura umubiri wawe. Byose bigendeye ku bushakashatsi, si inkuru z'ibihuha. Niba uri umuntu ukunda kwita ku buzima bwawe, ndagusaba gukurikira iki kiganiro. Iyi channel yitwa Menya n'Ibi TV 1. Muri make, umubiri wawe ukozwe mu mazi hejuru ya 60%. Iyo uvuye kuryama nijoro, wamaze amasaha menshi nta mazi unywa. Igikombe kimwe cy'amazi ashyushye gituma umubiri wawe usubirana amazi wabuze. Iyo wongeyemo indimu irimo vitamini C. Iyi vitamini irimo imyunyungugu bifasha uruhu ndetse n'imitsi, ndetse bigafasha n'ubwonko. Amazi ashyushye arimo indimu atuma igifu gitangira gukora neza. Bituma udahora wumva inzara cyane, ndetse ntubyimbe mu nda, ndetse n'amara yawe agakora neza. Ese wigeze umara kurya hanyuma ukamara akanya wumva mu nda yawe wabyimbye, amara adakora neza? Ibi byose biterwa n'uko igogora ryawe riba ritari gukora neza. Ni nayo mpamvu ukimara kumva ufite icyo kibazo mu nda, ugugaraye mu nda, fata amazi ashyushye ushyiremo indimu. Ibi bizagufasha ko amara yawe akora neza. Ikindi twavuga ku ndimu, indimu irimo citric acid, ni mu ndimi z'amahanga. Iyi ifasha mu kubohora amara ndetse no gusohora imyanda mu mara, hanyuma ukumva umeze neza. Niyo mpamvu twavuze ngo iyo umuntu yumva agugaraye mu nda nyuma yo kumara kurya, agomba kwifashisha amazi ashyushye, byaba byiza agashyiramo indimu. Abantu bafite ibibazo bya constipation, ibi birabafasha cyane. Ni abantu bakunda kurwara cyangwa se kugira impiswi, ibi birabafasha. Vitamini C, iyi vitamine iboneka mu ndimu, ituma uruhu rusa neza. Nanone igafasha umubiri wawe gukorana courage. Nanone iyi vitamini C harimo poroteyine. Iyi poroteyine ni ingenzi ku buzima bwawe. Iyi poroteyine ituma uruhu rusa neza, kandi uruhu rukoroha cyane, bikakurinda kugira iminkanyari. Ubushakashatsi bwerekana ko indimu ifasha umubiri wawe mu buryo bwose bushoboka, ndetse igafasha no kukurinda zimwe mu ndwara. Indimu twabonye ko irimo vitamini C iboneka mu myunyungugu. Iyi vitamini irwanya udukoko twangiza uturemangingo, bityo uruhu rukaramba. Niyo mpamvu abantu bagiye bagira ibibazo bijyanye n'uruhu, akenshi basabwa kwegera muganga kugira ngo abagire inama n'ibyo bakora n'ibyo barya, kugira ngo uruhu rwabo ruhore rusa neza. Nubwo indimu atari umuti wa regime, burya kunywa amazi ashyushye arimo indimu mbere yo kurya bifasha kumva umeze neza. Bifasha umubiri wawe, bigafasha igogora, ndetse bigafasha n'amara. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko kunywa amazi mbere yo kurya bigabanya ingano y'ibyo waryaga.
Ni nayo mpamvu abantu benshi bagirwa inama na muganga zo kunywa amazi mbere y'uko barya cyangwa se bakayanywa nyuma bamaze kuryaho iminota 15. Indimu kandi nanone iri mu bifasha umubiri wawe, hanyuma igatuma umubiri wawe ukoresha ingufu ndetse igifu nacyo kigakora neza, kubera ko indimu irimo mu bifasha igogora nk'uko twabivuze, igatuma ibyo wariye bibasha gucagagurika ndetse n'amara akoroha, bigatuma umera neza mu nda yawe. Muri make nk'uko twabivuze, amazi ashyushye arimo indimu icyo afasha muri wowe ni ugufasha igogora. Hanyuma ikindi, amazi ashyushye arimo indimu afasha kuzuza cyangwa se gusubiza amazi mu mubiri wawe, kubera ko hari abantu benshi bagira ibibazo by'amazi mu mubiri. Indimu igufasha gusukura imbere mu mara ndetse no kurinda uruhu ndetse no kugabanya ibiro. Ibi ni ibijyanye n'ubushakashatsi. Niba ushaka gutangira umunsi neza, shaka indimu ndetse n'amazi ashyushye kandi bibe inshuti yawe ya mu gitondo. Ese waba ujya unywa amazi arimo indimu? Siga igitekerezo cyawe muri komenti, ntuzibagirwe gukora sabone cyangwa se gukanda like ndetse no gusangiza abandi, kubera ko ibi ni ibifasha umuntu. Hari byinshi ukeneye kumenya, hari na byinshi ukeneye gukora kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Uyu ni Amir, ikiganiro ni sobanukirwa ubuzima bwawe. Channel ni Menya n'Ibi TV1, ndagusaba gukora sabone.